Reka rero tubasuhuze abakunzi b'Urukundo Chapelle Kagarama bakurikirana inkuru zibera kuri Chapelle umunsi ku munsi, nk'uko rero tubibabwira kenshi kuri Chapelle ntabwo ari ugusenga gusa, habera ibintu bitandukanye. Hari ubuhamya guherekeza abantu bamaze gukira bakajya mu ngo zabo kugira ngo batwike sekibi n'ibyo byose bimike Yezu na Bikira Mariya, habera amabonekerwa, iyerekwa ndetse n'ibindi. Uyu munsi rero kuri iki gicamunsi ku zuba ritoroshye cyane, tugeze kuri Chapelle Kagarama. Habaye rero ibirori birimo abaje kwerekana umwana. Hari abantu benshi rero iyo bamaze kubyara habaho bimwe mu bikorwa biranga umuco nyarwanda. Hari ukurya ubunnyano, ibyo birakorwa, ndetse bakaza no kwerekana umwana, bakaza kumwereka Yezu na Bikira Mariya ndetse na mama Bihaye. Igikorwa rero cyo kwerekana umwana nicyo kituzinduye uyu munsi, aho bamwe mu bahasengera iyo bamaze kwibaruka baza kwerekana umwana. Ikindi twababwira ni uko hari ikindi gikorwa byahuriranye n'iki gikorwa cyo kwerekana umwana bamwereka Yezu na Bikira Mariya ndetse na mama Bihaye hano kuri Chapelle. Hari umwe mu bahasengera wari ugejeje igihe cyo kubyara ajya i Kabgayi, nyuma yo kuva mu kigo nderabuzima cya centre y'aho bita i Mata, ajya i Kabgayi ku bitaro by'i Kabgayi. Nyine nuko abaganga bamubwira yuko umwana yarengeje igihe cyo kuvuka, nibwo bamwohereje mu rugo, baramwohereza ngo nagende atahe, umwana yarengeje igihe cyo kuvuka. Uwo mugore rero icyabaye ni uko yahise nyine agenda, ariko igitangaza cyabaye umwana yahise avuka uyu munsi. Rwose igikorwa cyiza cyane, aho abaganga bari bamubwiye ngo atahe igihe cyararenze. Rwose igitangaza, igikorwa, ibitangaza bikomeye, umwana yahise avuka rwose nta kibazo kibayeho. Yezu na Bikira Mariya bakora ibitangaza. Ni ibikorwa bibiri rero byahuriranye bituzinduye uyu munsi. Turahasesekaye rero nk'uko mubizi, ukinjira neza wakirwa na Malayika Liziel nk'uko musanzwe mubizi ndetse munabikurikirana kenshi. Nyuma y'uko Malayika Liziel guha ikaze, murabibona ku batahazi rwose. Ubusitani bwo murabumenyereye, tubereka kenshi aha ngaha. Ibi birori by'uyu munsi rero icyo usabwa ni ugukomeza ukakurikira, ukareba ikiganiro cyose ukakirangiza, kugira ngo urebe ibi birori by'uyu munsi byo kuza kwerekana umwana bamwereka Yezu na Bikira Mariya ndetse na mama Bihaye. N'icyo gitangaza cyabaye cy'uko babwiye uwo mubyeyi bati taha umwana yarengeje igihe, ariko Yezu na Bikira Mariya bagakora ibitangaza, umwana akabasha kuvuka neza. Ni ibikorwa rero byahuriranye uyu munsi w'ibyishimo. Turageze hano rero kuri Chapelle Kagarama. Murabona rero hari abamaze kuhagera, nk'uko mubibona babukereye cyane rwose. Hari abamaze kuhagera kuri Chapelle Kagarama rero, nk'uko musanzwe mubikurikira. Hanze haho hari abamaze kuhamenyera. Reka tubareke rero mukurikire gahunda y'umunsi uko ibi birori biza kuba bigenda. Aba rero ni abasangwa bamaze kuhagera, cyangwa se baba kuri Chapelle umunsi ku munsi. Urabona ko bamaze kuhagera. Abandi rero abashyitsi bari bategerejwe, murabona ko bahasesekaye cyane, barahasesekaye. Dusaba abashinzwe kubakira kwigira hino,
abashinzwe kubakira rwose bigire hino, murabona ko barahasesekaye nk'uko mubibona rero. Abashyitsi rwose baje kwerekana umwana, bamwereka Yezu Bikira Mariya ndetse na Mama Bihayi, barahasesekaye nk'uko mubabona. Ibiseke baje bikoreye babakira neza cyane. Inkangara murabona rwose ni bimwe mu muco nyarwanda bisa nkaho byagiye bigura intege, ariko kuri Chapelle Kagarama haracyari kubahiriza umuco nyarwanda. Ibi birori rwose byo kuba baza kwerekana umwana ntibazi imbokoboko bakaza bikoreye, ni bimwe mu bigize umuco nyarwanda byawuranze kuva kera. Abo kuri Chapelle Kagarama rero no mu byo batozwa Yezu na Bikira Mariya hari uburyo bwo gukomeza umuco rwose w'igihugu, dore ko ab'ijuru baba bazi imico y'ibihugu byose. Ibyo rero ni bimwe mu ndangagaciro z'abo kuri Chapelle Kagarama. Abashyitsi bahasesekara rwose mubabona neza cyane, bahasesekaye n'ibyo baje bitwaje murababona neza cyane. Umuco nyarwanda biri mu bimwe rwose batozwa kenshi. Umaze kuba waracitse wagenze bigura intege, ariko abo kuri Chapelle barabitozwa umunsi ku munsi. Murababona neza abashyitsi twari dutegereje ko bahageze, n'ibyo bari baje bikoreye nyuma yo kubibakira murabibona neza cyane. Nta kindi musabwa rero ni ugukurikira gahunda y'umunsi uko uza kuba igenda. Wowe udafite umwanya wo kureba iyi video ukaba wayisubika cyangwa ukadawunirodinga kugira ngo ubashe kumenya uko gahunda y'umunsi iza kuba igenda. Nk'uko tumaze kubereka rero mu kanya, aba ni bamwe mu basangwa basanzwe bari kuri Chapelle Kagarama. Mubona bahageze bakaba bicaye babategereje. Murababona neza cyane muri morale nyinshi, baha ikaze abashyitsi rwose. N'indirimbo mwumva cyane zo mu muco nyarwanda, ubwo mwumva byaherekejwe n'indirimbo zidasanzwe zitari izo mu rusengero basanzwe baririmba, bisobanuye yuko ni wa muco nyarwanda twababwiye. Niyo mpamvu umva indirimbo zahindutse. Murababona rero na Mama Bihayi habaye bibereye na Bikira Mariya, muramubona neza cyane. Muramubona umubyeyi ahantu aba yibereye ari muri Chapelle yo kwa mama, muramubona rwose ateruye umwana. Abashyitsi rero babereka aho binjira, babakirira aho babateguriye mu cyumba babateguriyemo. Ibirori rwose byiza cyane, umunsi udasanzwe, bitandukanye nuko bamwe babyumva ko ari ugusenga gusa. Niyo mpamvu mwumva uyu muziki rwose ni umuco nyarwanda. Byo gusenga za ndirimbo zo mu rusengero muri Chapelle zabaye zihagaze. Umuco nyarwanda rero nk'uko tubitozwa n'ab'ijuru gukunda igihugu tugakunda n'indangagaciro. Reka mbareke mukurikire rero gahunda y'umunsi, mbereka aho amaze gushyira cyangwa kwakira ba bashyitsi aho baganje iteka. Meze mute bashyitsi bahire? Izuba ryabishe ko mutavuga? Babicira akanyota n'inzara rwose. Iri zuba ntabwo riba ryoroshye, cyane. Ndabona bamenye icyo mukeneye rwose, bahise bakimenya bwangu. Amafunguro babakira neza cyane.
Ni nyuma y'uko rero bakiriwe hano mu cyumba bateganyirije. Reka rero tubareke mukurikira izindi gahunda ziza kuba zikurikiraho, ubundi mukabigezwaho ijana ku ijana. Ni bimwe mu bigize ibikorwa bibera ku ishapere, ibintu bidasanzwe hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko rero nk'uko bisanzwe, Yezu na Bikira Mariya batubwiriza buri munsi gukunda umuco w'igihugu cyacu. Niyo mpamvu twababwiye ko izo ndirimbo bumva barimo bacuranga iz'urusengero bakazireka basanzwe baririmba, ni ibigendanye na gahunda y'uyu munsi, ni umuco nyarwanda turimo. Reka rero mu kanya tuze gukomeza dukurikira uko umunsi uri buze kuba wagenze. Tugarutse hanze murabona mu gihe bamaze kwakira abashyitsi nk'uko tumaze kubibereka, hanze bari muri morale nyinshi babyina za ndirimbo z'umuco nyarwanda, babereka ko atari ibintu byo mu rusengero gusa, ntabwo ari indirimbo zo muri kiliziya bazi gusa, n'izindi baraziririmba ndetse bakazibyina mu rwego rwo gusigasira umuco nyarwanda. Murababona neza mu akanyamuneza kenshi cyane. Jewe ngo bimeze bite? Barimo bazunguzamo gakeya n'umusaza Yudabawayi aha babereye nk'uko abibabwira buri munsi ko agomba kubagezaho ibibera kuri shapeli ijana ku ijana, nk'aho muhibereye abari bwota amasimbi, Amerika, Uburayi ndetse na Aziya, nta kibazo bagomba kugira. Gusa icyo twababwira ni ukugira amatsiko yo kuzagera kuri tere, naho ibihabera byo rwose tuba twamaze kubibabwira no kubibereka uko byakabaye. Muba muzi ibyo twakwita ngo ibyo twagereranya nk'ibyo tuba tuzi byo mu biro. Icyo musabwa ni ukuva ayo muri mukaza kuri shapeli Kagarama igihe muzazira mu gihugu cy'u Rwanda, kugira ngo bya bindi byose tubereka, bya bindi byose muba mubona tubabwira mubyibonera imbonankubone. Naho ubundi kuba muri kure tuba turi kumwe, kuko ibihabera byose nicyo twabereyeho, tugomba kubibagezaho ijana ku ijana. Reka rero dukomeze dukurikire umudiho mwiza cyane. Jugumira n'indirimbo zigezweho z'abubu, mubabona abana bajugumira, mubabona neza cyane. Abana rwose binezeza mu muziki, bakidagadura, banyuzamo bakidagadura. Rero ni nyuma rero yo kubyina umuziki, bagiye kubanza biyakire. Barimo barajya aho biyakirira nk'uko mubareba. Rero bagiye muri sale aho bagiye kwiyakirira. Ubu igikorwa gikurikiyeho ni ukwiyakira, izindi gahunda zikaza kuba zikomeza nyuma. Reka rero tubasabe ngo mukomeze mukurikire, hanyuma umunsi wose tuze kubagezaho muri rusange
ingingo cyangwa se ibyawuranze muri rusange. Nk'uko rero twari tumaze kubabwira yuko nyuma y'ibirori cyangwa se guha ikaze abashyitsi nk'uko mumaze kubibona, mbere y'uko nyine ibindi birori bikomeza bagiye kubanza biyakire nk'uko tumaze kubabwira yuko barimo bamanuka berekeza aho biyakirira. Murabona neza cyane rero ukuntu barimo bakoze icyo twakwita shene kugira ngo bageze amafunguro ku bantu bose mubona bateraniye aha ngaha. Aho bicaye murababona bakoze shene rero bagenda bahererekanya nk'uko muzi bubaka ama etaje n'ibindi byose bahererekanya amatafari, nabo bari kwererekanya ibiryo kugira ngo bibashe kugera ku bantu bose bari hano. Twabararikiye yuko rero bagiye kubanza gufungura ubundi ibindi bigakomeza nyuma. Reka rero tubabwire ngo iki gice nyuma yo gufungura nibwo hagiye kuba umuhango nyirizina w'umunsi, nk'uko twabararikiye ko abaje abamba hano cyangwa se abahasengera iyo babyaye baza kwereka umwana Yezu na Bikira Mariya, bakabasha kuba bamubona. Bimwe mu mico nyarwanda yamaze kugenda bigura intege, ariko kuri shapere nk'uko twabibabwiye, Yezu na Bikira Mariya badukangurira gukunda umuco w'ibihugu dukomokamo, kuko umuco niwo utugize. Ibi rero nk'uko bisa nk'aho ahandi byacitse kuri shapere Kagarama, nyuma ya kazi cyangwa inshingano bafite zo gusabira abarwayi, barabizirikana cyane, aribyo mubona byabaye uyu munsi. Tunababwira yuko byahuriranye n'ikindi kintu kidasanzwe gitangaje nk'uko twabibabwiye. Ni nyuma y'uko umwe mu basengera hano yagiye kuri centre de sante, bakamwohereza ku bitaro by'i Kabgayi, ariko bakamwohereza ko umwana nyine yarengeje igihe cyo kuvuka. Bati bawigendeye ntacyo twagufasha aka kanya. Umwana rero akaba yavutse muri iki gitondo nyine, byahuriranye n'uyu munsi wo kwerekana abana n'undi mwana wavutse mu gihe nyina rwose byari byanze bamusezereye, bati yarengeje igihe. Umwana akaba yavutse. Ni ibirori byahuriranye nyuma y'ibitangaza. Yezu na Bikira Mariya bavuze bati reka twebwe mwana wacu, umwana agiye kuvuka, nubwo bariya abaganga ntacyo bakumariye, ariko twebwe tugiye kubereka ko turi hejuru y'abaganga bose. Nicyo cyabaye uyu munsi rero, umwana aza kuba yavuka. Byahuriranye rero n'uyu munsi wo kwerekana abana. Ni umunsi udasanzwe ku mateka yo kuri shapere Kagarama. Murakoze. Nyuma rero ni nyuma y'amafunguro, ibirori nyirizina bikaba bagiye gutangira nyuma y'amafunguro nk'uko twabibararikiye. Ibirori biratangiye nyirizina nyuma yo kwiyakira. Murakoze rero, tubasabe mukurikire. kuba buri wese nizere ko ari mu byicaro bye, n'abatari babigeramo bagire bwangu, hanyuma bicare mu byicaro byabo. Muri aka kanya rero nagira ngo nsabe umubyeyi wacu Bihayi Amande aturagize Imana, maze ibindi birakomeza.
nyagasani n'umushobora byose turagushimira umunsi waduhaye muri benshi bavuye muri iyi si nyamara uyu munsi wawuteguye neza ngo tuzabe turiho maze twishimane n'abana bose turi kumwe kuri iyi saha n'abo mu ijuru mwese twizera ko mwazanye abana kuri umusozi basanga abandi ku musozi mutagatifu w'i Kagarama kugira ngo twese tubereho gusingiza ubutatu butagatifu. Niyo mpamvu abaje kuri uyu musozi Yezu nawe mubyeyi Bikira Mariya wabahetse wabaragiye warinze gutsitara none ubahe umugisha wawe kandi nabo basanze bari babategereje nabo mu rukundo rwawe Yezu ubahe umugisha kandi bose imitima yabo yerekere mu ijuru aho mutuye twese aho tuzaza tubatura twishimana ubuziraherezo bwa Yesu Kristo umwami wacu. Rero ibiganiro ndetse n'ibitaramo n'amajambo meza twakuzaniye Yesu na Data na Roho Mutagatifu abayeho ari ibisubizo byo kubasubiza nk'abana mwaremye bari mu maboko yanyu ku musozi mutagatifu n'iteka ryose ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. arakoze umubyeyi kudushyira mu biganza by'Imana. Kristo Yezu akuzwe. Bashyitsi beza rero nimwicare mugwe neza hano mu rugo rwa Yezu na Bikira Mariya. Iyo umuntu ari mu maboko yabo mu ijuru umutekano aba ari wose kuko nta na kimwe ushobora kubura. Mwicare rero mugwe neza ntihagire uhuga cyangwa ngo ahugane, ahubwo turarinzwe. Kristo Yezu akuzwe. Hano rero iwacu ni mu muryango mugari, buri wese hano abangana nk'undi, ariko buri wese mu ngamba ye aba afite icyo ashinzwe. Niyo mpamvu rero nagira ngo nk'umwanya muzendagije hanyuma yakire mugenzi we waje atugendereye. Bravo. Urakoze cyane ku ijambo. Ni byiza. Tukakira umunsi. Abashyitsi baje kuba baza kudusura. Ariko batuvuga ko ari ijambo rizaba ribazanye ryiza. Ubwo rero hasigaye ijambo risigaye niba abashyitsi batugereye icyo cyabazanye. Murakoze. Kristo Yezu akuzwe. Kristo Yezu akuzwe. Imana nibampera umugisha n'amahoro ya Kristo kandi muyihe amashyi ko twabashe kugenda hano tukagera hano amahoro. Nimwimbere amashyi. Nagiye kubanza kubasaba nagira ngo bamenyeshe nti isaha nababwiye ntabwo ariko abanyarwanda bihutiraho, mbasabye imbabazi kuko nakereho gatoya, ariko nabyo ndabibasabira imbabazi. Ntabwo umuntu ariko agomba kubona amasango wenda aba yagira. Ikindi cyatuzinduye rero hambere ahangaha mwaduhaye umugeni, maze kumuduha ushyira umusore wanjye maze kumugezaho, none Imana yaduhaye amahoro, barungutse. Nagira ngo mbereke abo twungutse, nicyo cyatuzinduye. Nagira ngo mbashyikirize muzehendagije abasuhuze.
zeno zana hano ngwino hano zana hano muramubona ko amuteruye agira ngo mumwegereze humura humura reba aje gusimbuka yitwa Ganza umusore rwose ni utigeze umurebe hari n'undi nagira ngo nabumva kwerekera rimwe uramubona nawe kanze ndabona ari kumwe nawe mushyikirize umusaza bose muri kumwe yakomeye kwa Sangwa none bakristo bavandimwe uko duteraniye hano ikintu cyari cyatuzinduye murakibona ukuntu twungutse tugomba kuba twishimye tukanezerwa. Imana yongere bamera amashyi n'impundu murakoze. Ayo mashyi n'impundu iyo uhaye umuntu ntiwongere kumubona aza gusanga buri wese uko uwo muntu bamwita arakuzi, ntabwo mbabwiye ngo mubivuge ahubwo mubyihorere. Ahubwo rero nagira ngo nongere mbasabe mu ntizi ibiganza mushimire muzehe Vianney ko we atabaye nk'ababandi badashima, ahubwo agarutse kutwereka ibyiza bungutse. Mumumpera amashyi. Batubwiye ko umwe yitwa Ganza undi akitwa Sangwa. Ibisa birasabirana, naganze kandi Sangwa. Buriya rero ndareba ababyeyi bishimye barimo gutwenga bavuga bati Nyagasani warakoze. Mu muryango wacu wongeyemo izindi ngabo, ni byiza, turabishimira Imana. Ariko rero nagira ngo dukomeze gucunguza uburyo umwete, nsabe Yosephine dushakire igiseke cyiza akituzanire hano, dore ko natwe mu maboko y'umuryango hiyongeyemo andi maboko. Mbonye ababyeyi babapfumbatiza, ariko natwe iterambere ryaraje, tugiye gushaka ipantaro y'umwana, nta kabutura ejo batazarwara umwera kubera izuba ryabarashe ku maguru, ahubwo ni ikabutura ndetse n'ipantaro ndetse n'ishati. Abangutse rero icyo giseke, kandi abanyagikari nabo bakomeza kugabura. Mu muco rero nk'uko mumaze kubyumva umusangiza w'amagambo amaze kubivuga, mu muco wo kwerekana abana hari igiseke abitabiriye uwo muhango babasha gukora ibyo nakwita kuremera abana, bakagira nyine icyo babaha nk'uko abisobanuye neza, kugira ngo hatazabura ibibatunga, imyambaro n'ibindi byose bazakenera. Nicyo gikorwa rero kigiye gukurikiraho. Tubasaba ngo reka iyi video tube tuyisubikiye ahangaha, dukurikire mu gace kagiye gukurikiraho, aho bagiye kuzana igiseke, nyuma bakaremera umwana kugira ngo azabone ibyo kwambara ndetse n'ibyo kurya. Reka dusubireho muri video ikurikiraho.